twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Baza Tech TV. Aya masaha turabasuhuje rwose kandi turi kubashimira, biri kugaragara yuko muri gukora subscribe mwese rwose, turi kubashimira cyane. Rero n'iyi video nayo nabisabwe n'abakunzi banjye muri WhatsApp group, turayigira ndaza kuyibashyira aho ngaho munsi. Barangara bati noneho twereke gutera system charge muri Infinix. Ubu noneho tugiye gutera system charge muri telefone ya Infinix. Ube hafi ukurikire akantu kandi ntagira akagucika. Kandi nubona iyi video igufashije nawe uhita ukora subscribe, ukore like, hanyuma ukore na comment y'ikintu wifuza yuko twagukorera kuri Baza Tech TV. Ndumva byumvikanye cyane. Rero umuntu wari wese nizere yuko tugiye kubana muri iyi video. Nkuko none mbibabwiye, tugiye kwifashisha ibi bikoresho. Iyi telefone ntabwo icaginga, ahubwo turakenera izi system charge. Izi system charge ntekereza ko muri kuzireba. Hanyuma dukenere charger, turi buze gutestingisha ko byakunze. Hanyuma na telefone ariyo turi buze gukora ariyo iyi ngiyi. Ntekereza ko ari byo ngibyo biri kumvikana cyane. Hanyuma turakenera na turunevisi yo kwihambura. Turunevisi yo kwihambura nayo ngiyi. Ntekereza ko muri kuyireba naragiye kwifata. Ni ibi rero tugiye gukoresha twihuse kugira ngo video yacu idatinda. Murabizi ko ntabwo tuba dutinda. Tugiye gukuramo sim card. Tugiye gukuramo sim card, ukoresha akagashinge, hanyuma wanangiza ugakuramo sim card. Sim card murabona ko ngiyi nayikuyemo. Ngira ngo cameraman arimo kuyibereka neza na sim card ngiyi. Hanyuma uhita uza gufungura izi telefone, uhera hano haba hari sim card, niho uhera kuri izi Infinix. Ujomba akantu hano hagana ruguru ugasa n'uwegura. Iyo weguye, dore ngibi hano ntekereza ko mwese muri kubireba, iyo weguye hahita haboneka umwanya. Warangiza telefone yawe ugahita uhamburaho urugi. Izi ntabwo ziba zivamo amabatiri, ariko batiri ziba zirimo. Abantu benshi baba bazi ko nta batiri zibamo. Wow, dore ngiyi. Iba telefone ngiyi imbere ukuntu imeze. Ubwo rero iyo usanga imeze gutya, iyi niyo batiri yayo. Hano hejuru aba bracket, icyo twita bracket. Hano hepfo aba subboard, agace kabaho system charge. Kuri ya nayo naberetse subboard narayiberetse. Ubwo rero kugira ngo video idatinda, reka duhite duhambura vuba. Guhambura mwese murabizi, dore ngibi urahambura vuba. Mbagira ngo video idatinda, dore ubu turi guhambura hano. Uhita uhambura vuba. Warangiza, wow, turi guhambura vuba. Ukurikire ntihagira akantu na kamwe kagucika kuri iyi video turi gukora. Ntihagira akantu na kamwe kagucika guys. Urahambura neza, amaburo ukayakuraho, ugahita ukuraho kano kantu kaba kari gafasheho amaburo. Akangaka nyina ngo kari kugaragara. Warangiza rero ugahita ufata iyi subboard, ngira ngo biri kugaragara hano, ukayikuraho. Subboard ni aka kagozi kaba kayicometse ugakuraho, nakangaka. Ntekereza yuko murimo kukareba. Akangaka niko ka subboard kanabaho ama system charge. Hanyuma rero iyo umaze gufata iyi subboard, system charge dore ngizi, habaho utuntu dutandukanye kuri iyi subboard. Ngira ngo birimo kugaragara, habaho utuntu dutandukanye. Haba hariho uyu mwanya wa écouteur, hariho uyu nguyu, hakabaho aka kantu gatwikire hano, niko ka microphone yo hasi gatuma ubwira umuntu ikintu akacyumva. Narabibabwiye kuri la video, dore ngaka. Reka mwikurureho mwese muturebe. Dore aka kantu niko microphone ubwira umuntu ikintu akacyumva. Reba ukuntu kaba ari gatoya, ariko kagatuma ubwira umuntu ikintu akacyumva. Uyu ni umwanya wa écouteur wo murimo kureba, uyu njombyemo kano ka turunevisi. Hanyuma iyi ni ya system charge ariyo yapfuye tugiye gukuraho, ariko dore byo yari yaranapfuye, dore yarashaje. Reba hano hantu, reba ukuntu yashaje, reba hibitaka, kandi reba ukuntu biba bifunze cyane, yari yarashaje. Iyi rero tugiye kuyikuraho, duhite dushyiraho indi tubereke uburyo buba butagoye. Izi video mujye munazereka abatekinisiye batazi ukuntu umuntu abigenza vuba. Nujya gukoresha telefone yawe ukabona umuntu ari kugutinza uri gukoresha system charge, uhita umwereka zino video. Ntekereza ko biri kumvikana rero. Nakangaka ubu tugiye gukuraho, duhite dushyiraho akangaka gashyashya. Turaba byose turi kubibereka uko umuntu abigenza. Ndumva byumvikana cyane rero. Ubwo rero uhita ufata telefone ukayegezayo, n'ibindi bintu bya byose ukabyegezayo. Warangiza ugakenera sudire, kuko ukenera gasudire. Nababwiye ko ukoresha sudire iyo ugiye gukuraho system charge. Ukenera sudire kugira ngo bidatinda, kugira ngo bitaza kukubangamira. Ubu rero dore ngiyi sudire, ugahita wifashisha ya ferrous naraibabwiye ariyo iyi ngiyi.
uraza ukongeraho sudire hejuru neza witonze, wongeraho sudire kuri systeme charge. Ntekereza ko murimo kubireba mwese hano nizere ko muri kuhareba. Dore uraza ukongeraho sudire hano, wongeraho sudire, cameraman abere ukuntu wongeraho sudire hano, wongeraho sudire neza witonze kuri iyi systeme charge yawe, ugashyiraho sudire hano hantu hose ibigiye ifatiye, wongeraho sudire. Dore ubone ibyo turi gukora, sinzi niba cameraman ari kubibereka neza. Dore ibyo turi gukora no kongeraho sudire, uyongeraho, wamara kuyongeraho neza gutya ugahita ukazamuraho. Biroroha cyane. Urabona ko mu masegonda 2 systeme cyangwa yamaze kuvaho. Urabona dore ngiyi yari yarapfuye, ngiyi ubu tayari twamaze kuyikuraho ngiyi. Ubwo rero bituza ugatunganya inzira neza. Ibi ni bwo buryo butuma telefone yawe inzira batazica. Iyo ushyiriye abantu batabizi usanga bari kurwana nabyo, bafata sabord yawe bashaka kuyica. Akantu kose kitwa sabord kaba kariho ibintu byinshi, kaba kariho amarezo na ziriya mikrofone. Iyo ushyiriye rero utabizi, hari igihe ushiduka nka mikrofone yawe isi yanga kuvuga, hari ibintu byawe bitari gukunda kubera kubikora nabi, cyangwa ugasanga ari kubikora mu nzira itari. Ubwo rero uhituza ugatunganya neza ahantu kavuye, ugahita ufata akandi ga systeme charge gashyashya. Nibazababeshya systeme charge ntabwo zihenda rwose, kandi ziba zihari nshyashya. Ntibakababeshye. Muri video bikurikirane mu binyandikira aho hasi muri comment mukambaza igiciro cyayo, nzahita nkibabwira, nzahita mbabwira igiciro cy'izi systeme charge. Ntabwo zihenda. Uhituza rero ntabwo bigora gukora systeme charge ya touch. Uhituza ugafungura vuba. Ntekereza ko mwese muri kubireba. Ugahita ufatamo agashyashya ngaka, dore ngakuremo, dore ngaka, uhituza ukagakuramo, dore ngaka hano ukagakuramo. Ariko ngaka warangiza ugahita ugaterekaho. Narababwiye ukaringanizaho. Uraza ugafata aka systeme charge gashyashya akangaka ukakaringanizaho. Dore ngaka sinzi niba cameraman ari kubibereka neza. Dore ubukano gutya karinganiyeho. Uraza ukakaringanizaho. Ntabwo kagora, kaba gafite amaguru 4, ariko ubwako hari imbere hari bwinjiza umuriro haba hariho inzira 5. Ari kuringaniza izenye kuko ari zo z'amaguru agomba kugafata. Ngira ngo uri kubireba, ntabwo bitinda nta nubwo bigora. Warangiza rero iyo umaze kuziringanizaho neza gutya, amaguru 4 bamaze kuyashyiraho, uhituza, sinzi nimba muri kubireba neza, ugahita ufata igice kimwe, ufataho igice kimwe gutya, ikindi ukakinjizamo ukoresheje feraso. Ukoresha iki cyuma bihita byijyanamo, ntabwo bitinda, ntabwo binagora. Ubona ko igice kimwe ugahita uzana ikindi nacyo ukaza ukinjizamo neza witonze. Uraza ukinjizamo aya maguru yawe ukabona ko wayinjijemo yose neza. Dore ngibi hano uraza ukinjizamo neza aya maguru witonze. Kwinjizamo nta yindi systeme, ukoresha feraso. Ngira ngo birimo kugaragara. Mwese ngira ngo murimo kubireba. Dore hano amaguru yawe ukabona ko wayinjijemo neza. Uba ugomba kwinjizamo neza ku buryo ibintu ukora biba birambye, biba ari ibintu birambye. Uraza ukaringanizamo neza kandi ukayinjizamo neza cyane, ku buryo biba ari ibintu birambye, ukora ibintu birambye. Ngira ngo birimo kugaragara. Aya maguru yinjizamo neza ku buryo umuntu wese abireba akabona ko ari ibintu birambye kandi bifite umumaro. Urabona ko nk'ubu twamaze kukinjizamo neza. Ngira ngo murimo kubireba. Do ngaka ubu kamaze kwinjiramo neza. Iyo kinjiyemo neza rero ukabona ko wakinjijemo neza, hano nta kindi kintu kiba gisigaye. Ubu usigaje kuza ugatunganya ya maguru noneho y'inyuma yandi 5, ku buryo nayo aza akajyaho neza. Iyo wamaze kukinjizamo neza hano, ariko ibyiza iyo ushatse hano wongeraho n'agasudire kuri aya maguru umaze kwinjizamo, kugira ngo gakomere neza, kugira ngo uwo muntu kamere neza. Uba ugomba kuza ukakongeraho sudire neza witonze. Ubu gutya turi kongeraho sudire. Uraza rero ukongeraho sudire neza witonze, nta bintu biba bigoye. Warangiza sudire ukayishyiraho neza witonze, kugira ngo gakomere. Ubu buba ari uburyo bwo kugira ngo iyo systeme charge yawe ikomere. Wongeraho sudire neza witonze.
urabona ko rwose kaba ari akantu kameze neza cyane. Wongeye usudire neza witonze, nta bintu byinshi. Ngira ngo murimo kubireba. Ubu turi kongeraho sudire kugira ngo kabe gakomeye. Iyo wakinjijemo neza uhita uzuka kongeraho sudire neza kugira ngo bibe ari ibintu bikomeye bimeze neza. Urabona yuko sudire twamaze kuyinjizamo neza. Ngira ngo birimo kugaragara. Mwese murimo kukareba ko kagiyeho neza. Ubu rero uhita ukaringaniza za nzira nababwiye z'inyuma, uhita ukaziringaniza gutya. Uraza ugashyiraho iya mbere, iziba zikenewe cyane ni iya mbere n'iya nyuma. Uraza ugashyiraho inzira ya mbere, ugashyiraho n'iya nyuma. Nizo ziba zikenewe cyane, ariko nizo hagati ziba zikenewe, ariko iya mbere n'iya nyuma nizo zitwara umuriro, nizo zicaginga. Ufata iya mbere n'iya nyuma, ubu nibyo ndi kuringanizaho neza, n'izindi ariko zose ukazishyiraho kugira ngo ibe yacaginga neza. Ukita ku ya mbere n'iya nyuma, ubu zose ndimo kuziringanizaho neza. Nibitegereza neza kaba kariho neza, dore ngo ubu n'izi nzira ndimo gushyiraho neza. Uzishyiraho neza rero witonze, nta kikwirukansa, ukazishyiraho neza witonze. Inzira zawe iyo wazishyizeho neza witonze, telefone yawe nta kabuza iracaginga. Ngira ngo birimo kugaragara. Inzira zishyizeho neza nitonze. Ubu icyo tugiye gukora, tugiye gupima turebe ko telefone yacu yaba yakize. Ntekereza ko murimo kubireba. Reka rero uhita ufata ka gasabodi akangaka, ukaza ugacomeka sharijeri yawe muri prise. Warangiza iyo ushatse urabanza ukanacomekamo sharijeri, ukesera yuko ijyamo, kuko hari igihe ugashyiraho ugasanga wenda hari nk'amasudire yagiyemo imbere kubera ko uri kugenda uyongeraho. Ibyiza rero uraza ugacomekaho. Iyo sharijeri itari kujyamo, nabigishije uburyo bwo kuba sudire yawe yagiyemo uyikuramo. Uraza ugashyiraho gutya, byashyuha ugahita uhuha. Narabibigishije. Ugahuha gutya, iyo uhushye sudire ivaho. Urabona ko rwose iyo uhushye sudire wenda hari nkaho yari yafashe irimo kukubangamira kwinjizamo sharijeri, rwose ihita ivaho neza cyane. Urabona ko ni ibintu biba byijyanamo, ni ibintu biba bimeze neza, bisa neza. Ngira ngo mwese murimo kubireba. Nta biba bikomeye rero. Uraza ugashyiramo sharijeri yawe, ukumva ukareba nimba iri gucaginga. Ushyiramo cagi, ukareba noneho ko ijyamo neza. Ibigomba kujyamo neza, ibigomba kujyamo neza sharijeri. Ubu hano iyo wayishyizemo neza sharijeri na cagi ijyamo neza, uhita uza rero ugafata iyi sabodi yawe iyi ngiyi, ukaza ugacomeka hano, ugacomekaho. Nta kindi uyiterekamo, ni umugozi umwe ujyaho. Dore n'uyu nguyu, ni uyu mugozi wonyine, ni wo uba wacomoye, ni nawo wongera ugacomeka gusa. Ubu tugiye rero kuwucomeka gutya, nta bindi biba bikomeye. Iyo ushatse uhita weseya. Ubu tugiye gucomeka izimije, turebe niba byakize irahita yiyatsa, niba bitakize ubwo turakosora amakosa, ariko twebwe tuba twizeye ko biba byakize. Ubwo rero uhita ubigenza gutya. Urabona ko yatse. Iyo yatse tayari biba byakize. Ndumva rero nta bintu biba bigoye, mwabibonye, mwakoze cyane. Ngaho rero nakagaruka kuri Baza Tech TV. Ciao ciao.